Haleluya. Mpoberera mugenzi wawe umubwira uti Uwiteka kwishimire, wa munyambaraga ugira n'ubutwari, Uwiteka akwiteho. Haleluya. Murebe mu maso umubwire iti nkubwijije ukuri ndakurahiye urasa neza pe. Haleluya. Nkoresha aya masakonda nanone nshimira Pastor Viana ndeba mu maso, uri imfura cyane, uri umushumba. Kambabwira ngiye mu matorero menshi, ndabwirije ngi Bugande, njya Kenya, njya n'ahandi, njya no mu yandi matorero ni Kigali ndabwiriza. Hari aho ugera kumva ikirere cyaho kikwemerera kuvuga, hari naho ugera ukumva abarozi ari bo bagusuhuza, mudiyakoni n'ibindi bose baboshye, noneho gasanga uteshutse ijambo ugiye ku aho ngaho. Ariko ndashimira Imana, iyo ngeze muri uru rusengero numva nezerewe. Nimo ndani ya Yesu naburudika, nimo ndani ya Yesu naburudika. Ndashimira Imana iyo nkandagiye kuri aka gatuti numva atari ugushakisha. Sha mwamenye kino kirere mwikomere mu mashyi, mwarakijenjaguye. Kandi Pastor Via, umuntu ushumba abashumba muzajye mwubaha ayo mavuta kugira ngo iyi congregation ibiraha yose ayihe turivuga, ariko organizing uvuga buhoro, uvuga arandaga, uvuga cyane asakuza, bose akubaha impano zabo. Uwo muntu abakwiriye gusengerwa no gukomera amashyi. Ndakubwiza ukuri, uyu mugaragu w'Imana sinari nzi ko azi gusirimba. Rimwe dukoze ubukwe hambona yasirimbye, ndavuga ariko Umwuka Wera ni igitangaza. Nzaguha ituro rwose. Kandi nkubwire utagira ngo ni ruswa, nta ruswa ntanga ko sinigeze mbura gatuti, ariko kubera ubupfura bwawe n'Umwuka Wera nge nzaguha ituro ejo. Twebwe ntabwo tukibwiriza kugira ngo baduherekeze baduha amafaranga. Uru rwego twararurenze. Mfite imodoka irimo essence, ndava Nyagatare simva Kampala. Kunsubizayo rero nkajya iwanjye nkicara icyo nshaka nkakibona. Uwimana ntigitureka. Insengero bazifunga ariko ntibafunga isoko ituzanira umugisha. Bishoboka niyo wanjyana muri Afghanistan bampa amaturo, kubera ko bagomba kuramya ikindiho. Burya bazaramya umwuka ukuriho, umwuka ukuriho niwo batura. Zamurira Imana yawe icyubahiro cyane. Pepe ya Bwana. Haleluya. Amavuta kuriho ni yabahata. Bibiliya ivuga ngo nzabahata, bahate barigate n'umukungugudo wo muri taro. Ariko murumva ayo mavuta, yaba wasabaga ayo mavuta Imana igahata ibikomangoma bikaza dore kuramya inkweto umukungugu. Ubwo urumva ayo mavuta Israel urayumva nshuti yanjye. None wajya kunyifuza naje ngiye gukoresha umunota bwanjye neza. Ndababwiza ukuri ntago muri bwicuje impamvu mpagaze hano. Komera Imana yacu amashyi. Hagurukaho iminota 2 gusa, hagurukaho iminota 2 yonyine. Umutima wanjye wagukire kukuramya Mukiza, we soko ibyiza n'iby'igikundiro n'ibishimwa byose. Urakwiriye gushimwa Mwami w'ibitangaza, izina ryawe rishimwe hejuru. Urakwiriye gushimwa Mwami w'igitangaza, izina ryawe ryamamare hose. Nagandutse namanutse ngiye kugushizwe hejuru.
isoko y'ibyiza iby'igikundiro ibishimwa byose murakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose umutima wanjye wagukire kuko wanyamukiza we soko y'ibyiza iby'igikundiro ibishimwa byose urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishyirwe hejuru isoko y'ibyiza iby'igikundiro ibishimwa byose urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose nagandutse ndamanutse ngiye ushyizwe hejuru urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishyirwe hejuru gira amagambo bwira umwuka wera nk'atanu bwira mwuka wera ngo ndagukunda bwira Yesu ngo ndagukunda bwira Imana ngo ndagukunda gira ikintu uvugana n'Imana bumbura akanwa kawe Satani ntakakubeshye bumbura akanwa kawe ugira icyo ubwira so mu ijuru gira icyo ubwira so mu ijuru rememesheketereba remamashata yaliba makatalabakotoroya rabakatakaya rabashekete yerebebesheketereba rabakatakaya reboko ya mashekete yerebebe rimoshotoroboko rebesheketereba. Thank you Jesus. Glorify your holy name. Shira hejuru amaboko yawe, shira hejuru amaboko yawe, shira hejuru amaboko yawe, shira hejuru amaboko yawe. Vuga ngo Yesu uruwera, uruwera, uruwera. Urakiranuka papa, urakiranuka papa. Uri igitangaza, uri umwami w'abami, uri igitare cyisungwa n'amahanga. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'icyubahiro, uri umutware utwara abatware. Ramaseketereba, makataya rimosekete, rimamaseketereba, rakakakakaka, rimasetereba, rakakakaka, rimosotoroya, shataka. Abaje barwaye bakire, abaje baboshye babohoke, abaje ari impumyi zirebe, abaje bamugaye bakize ubumuga, abaje bafite ingorane n'imisozi n'udusozi, ubikureho kwihesha icyubahiro, ubikureho kugira ngo ugaragaze kwera kwawe, ubikureho kugira ngo izina ryawe rihimbaze. Thank you Jesus. Komera amashyi umwuka wera wicare. Thank you Jesus. Lemesheketereboko ya mashata. Nsuhuriza ukwegereye mu ndimi umubwire ngo remakata shata ya rabako. Ubwire ukureba agukanuriye mubwire icyatumye atuzura indimi. Musuhuze mu ndimi mvuye ramashakata makorebo sheketere. Remesheketere baka ya shetere. Remamashata. Nushaka umuririmbire mu ndimi. Umva rero umva uko idini kubwira ariko se buriya we yatangiye nk'abandi banyedini uko bajya batangira uko ntangira n'umwuka wera ntangiza ntibikureba wowe gusa wumva icyo mvuga. Turigiye gusoma ahangaha. Haleluya. Kwakira impano yo kwizera ndenga kamere itangwa
na mwuka wera. Can everybody say amen? Umva ariko pastor, reka tuvuge gahoro kugira ngo babanze bumve ibyuma bibe biretse. Uyu mutwe w'amagambo cyangwa insanganyamatsiko ubwayo nakasa mutwe. Iyi ni intwaro ya kirimbuzi. Ubundi umuntu utizera Imana icyo bisobanuye, Bibiliya iravuga ngo umuntu uzi imbere y'Imana en français akwiriye kubanza kwizera kwiriho. Vuga ngo de ikagororera n'abayikorera. Vuga ngo turwa igakiza indwara. Kubitira Yesu amashyi niba hari icyo wumvaga. Impano ndengakamere, impano ndengamipaka. Ariko reka mbanza usome ijambo ndikureyo neza. Ariko ubundi aya masaha wazayihagarika umunsi umwe. Dusome Abaheburayo twihuta. Dusome Abaheburayo. Iyi ni ijambo mwamenyereye. Mushiki wanjye twazanye kubera ko nkunda agenda nawe agira impano zanjye, Imana izimwongereraho nize byose. Kabanyana haguruka bagirire hutya. Impano zanjye uriya umugabo warambwira ati atari ku mugore wanjye aragukunda mana yanjye. Ataragukunda. Buriya jewe nkundwa n'abantu bose. Ndabizi se ko nkunda. Arankunda cyane. None se reka mbaze Zimurinda. Zimuri uranyanga sha? Ndagukunda cyane. Rero ubwo mama rero reka mbabwire undi muntu nkunda hano. Madame Pasteur. Kumera Imana amashyi. Undi rero mbabwire pastor Kosimu, ariko nawe urankunda ninjya kuva hano kandi urakunda Imana indimo. Soma nshuti y'umusaraba Abaheburayo 11 umurongo wa 24. En français c'est quoi? Iyo baguha mikoro, baguhe mikoro nshuti y'umusaraba, sigaje tunota duke mwihute. Sinshaka gupapa, ndashaka wumva ingingo. Sinshaka gupapa, ndashaka wumva ingingo. Murambabarira mfate ino nkongoro, sibyo? Mfite amasengesho kandi iyo mvuze cyane ntashizemo ibintu bishyushye kuko Imana idusaba ubwenge. Hari igijwi ribura. Amen. Muranyemerera mwe kuri ikawa. Okay, mwikomere mashyi ko mubinyemereye mutari bubyita ubwibone. Karashyushye. Amen. Ngaho soma nshuti y'umusaraba. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Ahubwo agahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana. Abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubwo abanyagiputa babitse bwose. Kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Hari undi muntu w'inshuti yanjye magara nkunda cyane, Madame Kanyamuriza. Haguruka ugire hutya. Wowe mwe Annette wo nguwo. Annette arankunda. Ariko ko mu nkunda mwese araho umutware wawe. Turihuse rero. Mariko ibice 5 ndihuta kandi sindi bupape kugira ngo ntagira uwo sitaza muri gahunda zose. Kandi service ya kabiri ako pasta igituma ziriya ntebe nakikubashije zitagira abantu ni kubera iki? Pasta nayimubashije arambwira ati n'ubuhenebere bw'iminsi ya nyuma. Kwa Domire bajyaga bagira abantu kubera amatorero ya Nyagatare yose. Ariko ubu ushobora guhagarara utyo ukabona icyo cyaba. Mbabwiza ukuri bana b'Imana. Nimutihisha mu masengesho ibyanditswe birabasohoreraho. Restoration nibwo bwa mbere inkandagiye nkabone ibyuho by'intebe ziri hariya. Rero niba uri nutanyurwa mu service ya mbere ukumva wari ugishaka kumva ijambo, uze guhagarara hanze hariya none urebe urubyiruko nubona hasigaye icyuho ugaruke wumve n'irya kabiri. Nanone ndaba mpahagaze kubitira Yesu amashyi. So
ndebera muri Mariko 5 umurongo waho wa 21, ariko ndashaka ko twihute rwose. Wowe bugiye mu kuva 14 umurongo wa 15 ugiye wereka nsome muri Mariko. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abantu benshi bateranira hari iruhande rw'inyanja. Igice cya 5 umurongo wa 21 batabyumvishije. Iruhande rw'inyanja umwe mu batware b'abisinagogi witwaga Yayiro araza amubonye, yikubita imbere y'ibirenge bye aramwinginga cyane ati, agakobwa kanje karenda gupfa, ndakwinginze uze kukarambikaho ibiganza byawe gakire kabeho. Hanyuma rero aho ruzingiye nahangaho umurongo wa 24, akigenda ajyana nawe abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Ruzingiye kuri 25, buri muntu wese avuga ati niho ruzingiye gusa. 25 haragira hati, nuko hariho umugore, ntago hariho abagore, hariho umugore wari mu mugongo, wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane, benshi bagerageza kumukiza, baramumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Arushaho kurwara, yararwaye kansa y'umumura. Reka turebe ikintu kiduhumuriza. 27 yumvise ashataka, reka mbivuge mu ndimi, rimakata. Iki cyanditswe ngiye kugisoma mu ndimi. Impamvu mutashaka umwuka wera nituma mutasoma uyu mutwe w'amagambo, mutubaha ibyo Viana yababwiye, Israeli yababwiye, mukabura umwuka wera. Mbere yo gusaba Imana amafaranga, mbere yo gusaba Imana umugore ufite ikibuno kinini, mbere yo gusaba Imana akazi, mbere yo gusaba Imana kukubakira, mbere yo gusaba Imana ifamu, banza usaba impano y'umwuka wera. Mashatakaya. Ariko aba bantu barahari. Zamurira Imana yacu icyubahiro cyane, zamurira Imana yawe icyubahiro cyane. Sindabwiriza, ntago ndabwiriza, ndacyakora introduction. Reka tugende tumanuke. 27 yumvise, ndabisoma mu Kinyarwanda nisobanura no mu ndimi. Haleluya. Yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu. Vuga ngo aca mu basivili sha, vuga ngo aca mu basivili. Masha abasivili reka tubavuge mu mwuka. Rimaka karimoshete. Burereka amabwire, hari ikibazo, hari n'urubazo, hari ibyo ubwira abantu, hari n'ibyo utababwira, hari ibyo ushimamo Imana, hari n'ibyo wizigamira. Naje kuvuga kuri ibyo bitavugwa, ibyo wizigamira, ibyo Imana nibyikora kugira ngo yiheshe icyubahiro. Zamurira Imana yawe icyubahiro cyane. Sanuyibwira ngo amena cyane nshuti y'umusaraba. Noneho ndashaka kuvuga impano ndenga kamere. Nawe ndinda gusakuza aho mbanza abantu bumve, babanze bumve. Buriya kamere sinzi umuntu washyize iki kintu, yashyize intwaro ya kirimbuzi. Iki cyanditswe hano, intwaro ya kirimbuzi mu isi y'abadayimoni. Ubu mbese iyo barungurutse restitution batya bareba kirimbuzi, bombe atomique. Uriya en français, il y a bombe atomique de la Église restoration church. Il y a bombe atomique spirituelle, niba spirituelle. Nago nizi gifaransa ariko ndagerageza. Kizanwa n'umwuka wera. Zamurira Imana yawe icyubahiro cyane. Noneho banza mvuge, impano ndenga kamere. Kamere yacu yanga iby'Imana, yanga kwizera, bapanga amasengesho ikabyanga, ahubwo ikabwira abakristo mujye guhamba. Ariko twese turapfa, twese tuzapfa ni koko, ariko ntituzaherayo tuzazuka. Twese turapfusha, ariko reka mbabwire, dukwiye no kwibaza impamvu tujya gushingura gusa tutarajya kuzura. Ndagasubiramo, kuki dushingura buri gihe tutagerageza no kuba niba twigisha kwizera, reka tugere kumva tuzureho umwe, niyanga kuzuka tuzazura n'abandi, nibanga bapfire rimwe, ariko ntibazageze 10 hatarazukaho umwe.
zamurira, urafite kwizera, zamurira Imana icyubahiro, zamurira Yesu icyubahiro cyane. Haleluya. Twese nitugenda twese dupfusha imiryango, twese warapfushije, Imana yo mu ijuru ikwihanganishe kandi gutabare. Nanjye ndapfusha n'abandi, ariko twese tujya gushyingura, ntawe ujya kuzura. Impano ndenga kamere y'ibyaha byacu, kamere ya ari ngiye kuvuga ibintu ndabireka, kuko ndabireka simbaza, ariko mba naje nabiteguye. Urumva ndabazi cyane, ndabazi pe. Zamurira Imana yawe icyubahiro cyane. Haleluya. Pepe yabwande kanjye mfataho amafiri gusa. Kamere ndashaka kwivugira ku impano ndenga kamere, impano ndenga ndwara, impano ndenga deni, impano ndenga madini, impano ndenga ibiteye ubwoba, impano y'umwuka wera irenga ibiteye ubwoba, irenga kansa ikayitikura ikayica, irenga ubukene ikabukuraho, irenga bene wanyu bakuroga ikabarenga, ukababyara n'umwana bareba, ukabashakana bareba, ukabonana akazi bareba, ukabatungana inka bareba, ukabagurana isambu bareba, bakaguterera visa ukajyayo, ukajya muri Amerika bakuruzi bakureba. Impano ndenga mipaka, impano ndenga kamere. Shatakaya banza umva kakana. Hari ikintu wumva? Hari ikintu mwumva? Reka nze mwumve, banze mwumve neza. Hari iyo twiga amategeko yo mu muhanda, baravuga ngo habaho ikinyabiziga ntakumirwa. Muri makeya hari ibinyabiziga ntakumirwa nka bibiri, wenda bishobora no kuba bitatu, ariko reka mbabwireho bibiri. Icya mbere ni imodoka ihetse umurwayi, iyo bayita ambulance cyangwa ambulance en français. Noneho hakabaho n'izindi zo bita advance party, zigenda imbere ya perezida. Hari izimugenda imbere zijya kubwira abasivili kuvana amakara mu nzira, kuvana ibitoki, abagenda nabi mu muhanda, ziteguriza umukuru w'igihugu ko ari inyuma, mushyitsi mukuru. Izo bazita unstoppable, ni ibinyabiziga ntakumirwa, ntahagarikwa. Murabyumva neza? Zamurira Imana yawe icyubahiro cyane. Izirimo izo ngizo zikurikirwa n'izindi. Iyo advance party irabanza bakanyuraho abana b'abajepe bafite imodoka zinywa esansi, izo bita amudi zidashobora kuraswa, zikanyuraho. Ubwo zirateguza ko hari umushyitsi mukuru. Hanyuma akazi moto nazo zigira zitya, moto zireba nabo utasanga ahantu, noneho zikanyuraho. Hakanyuraho izindi zenda gusamo nk'iza perezida, ariko atari mari. Zamurira Imana y'icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Pepe ya Bwana. Haleluya. Rero ibyo nibihagarikwa. Kwizera nabwo kuri unstoppable, ku ndwara, ku kibazo ufite. Kwizera kurenga kamere n'ubutindi, kukarenga ibyo abantu bakuvuze, kukarenga bene wanyu ibyo bagushyiriyeho, kukarenga imbago, kukarenga imipaka, kukarenga ubutindi, kukarenga ubushomeri, kukarenga kugumirwa. Kwizera mashataka yarabakote. Kwizera. Hari umupaka Satani agushyiriraho, akavuga ngo we hari uri mutazavuga. Ndagira ngo nkubwire, genda jya muri vitesse. Gira kwizera ndenga mipaka, gira kwizera ndenga gahinda, gira kwizera ndenga maganya, gira kwizera ndenga miruho, gira kwizera ndenga mushomeri, gira kwizera ndenga mafuti, gira kwizera ndenga barozi, gira kwizera ndenga umuryango. Mashataka yarabakotaye. Kwizera ndenga karande, kwizera ndenga karande iwanyu. Umva, niyo waba warahuye n'umurozi mu gitondo akiyambura akagira ibyo agukorera, ndagira ngo ubwire ngo yo wazamuye kwizera, urenga uburozi bw'umupagani yagushizeho, urenga uburozi bw'umupagani. Aremoshekete araba ningera mu ijuru mu gitaramo cy'Imana, amarayika baza dushyira kuri gahunda, baduhereza inanga maze nicare ducuranga. Yesu ashyiremo sikura n'Imana ishyiremo mbaraga. Ningera mu ijuru mu gitaramo cy'Imana, amarayika baza dushyira muri gahunda, baduhereza
inanga maze twicare ducurange. Yesu ashyiremo sipura n'Imana ishyiremo. Haleluya! Nshatse nakwicara nkakira pasiteri akajya mu matangazo. Ushobora guha amavuta y'umuhanuzi nkanjye ufite amavuta, wafashe imizimu ya Nyagatare nkayinaniza iyabarangi nkayisenya ngo usigare nkuko wari umeze. Mu maraso yawe Imana ishizemo ubutunzi, ntabwo uzigera wongera gupfundikanya. Hari ikintu Imana ishaka gukora mu buzima bwawe, kandi ntihazashi igihe nk'iki nikigaruka ibibazo by'amafaranga bizashira iwawe. Zamurira Imana yawe icyubahiro. Haleluya. We mashakata ya remoko ya shekete. Kwizera niko kwatumye Mose. Reba hano mukecuru, dore Imana yo mu ijuru ikurebe n'abana bawe. Umwana wawe ntazagira uzagwa ku ziko, ntuzagira abakwe babi. Ari igihe umuntu ari, reba hano mundebe hano, mwe mworohejeho gatoya, mujye mucecekaho gatoya, noneho muze gusakuza mwumvisha ingingo. Hari igihe umuntu agira Imana imuha umugisha mu rubyaro, akagira abakobwa beza, yewe bakanarongorwa ntihagire ugwa ku ziko, ariko akagira abakwe babi. Buriya rimwe pasa ndakwinginze, uri inshuti yanjye, sinakwinginga kuko hari nk'iwacu, uzantegurire ijambo rirambuye hanyuma nigisha abantu gusenga. Uzi ko utangira gusengera umukazana wawe utarashyingira, kugira ngo utazagira umukazana ukurwanya wowe. Uzi ko utangira gusengera abana bawe utarabyara uri agakobwa. Umva mwa abana banjye mwe, kandi abakiri mu magi, umwe azaba ministiri, undi azaba umuvuga butumwa nka Benihini, undi azamanura Imana, undi azaba umuhanuzi. Ubarema. Urumva? Hari ubukwe tujyamo tugasanga habaye ubukwe, ariko abantu bari imyoza nk'abapfushije. Ndabeshya kandi bakazana umukwe oyo. Nuko rero murambona kandi umuntu wakonze umwana wanyu, Imana izakurinda umukwe. Imana izaguha abakwe beza, iguha abakazana batari abarozi. Imana izaguhe nyoko buko utari umurozi mu izina rya Yesu. Wa muhungu rakaka ya shetekere. Mureke mbwirize. Aya masaha rimwe nzahagarike nka Yoshua. Imana ikurebe neza n'abana bawe ntihazagira upfa mu izina rya Yesu. Banza wumve ijambo, umva ijambo mbavugaho rijye ribahama. Ntabwo washyira muri aya mavuta ngo usigare nkuko wari umeze, ntibijya bibaho. Ndatanga, ngomba kwakira. Zamurira Imana yawe icyubahiro. Haleluya. Babwire impano ndenga kamere, ndenga kamenyero, ndenga dini yatwambitse ubusa. Idini buriya ntimuzarakarire ngo leta yahagaritse amatorero. Ndabarahiye, sindi umunyapolitiki, ariko sinteze no kubawi, sinabisengera. Ariko nyumviriza, idini ifite ikidropinga mu kubaho kw'Imana. Umwuka wera akakumanukira, ari we waramije, ari we wisengeye, ari we wibohoje. Icyo nicyo gikomera, kwiterura ukivana ahantu ukishyira mu bushake bw'Imana. It's very difficult. Ikintu gikomera mubanze mu cyumve, nuko wowe ushakashaka Imana yawe, ukayishakashaka, ukabasha kwishyira mu bushake. Mbese ukiremera umunezero, ugasenga ukarira, ukiremera umunezero, ukumva indirimbo nshya ziraje, ukumva kubabarira uwakugiriye nabi, ukumva abantu b'Imana bose urabakunze, ukareba umuntu ukamurebamo Imana, ukaba usenga ukumva udashaka ko bakora no ku ngoma ngo murekeraho. Kwiterura ukishyiraho bene ako, kwiterura ukishyiraho bene ako, bene aho hantu nibyo bikomera pastor. Kwiterura ukishyira mu kubaho kw'Imana, kwiterura ukishyira mu kubaho kw'Imana. Kandi igituma witerura ukahashyira nta kindi,
n'impano ndengamipaka, n'impano ntakumirwa. Mbwira mugenzi wawe ngo impano yo kwizera ni impano ntakumirwa, n'impano ntakumirwa. Musore w'umukomando w'umwisirayeli yavutse kuri ba nyina bahujije ubwoko. Nyina ise mva umukobwa w'umushingwe arongorwa n'umuhungu w'umushingwe. Ninde wari umushingwe hano? Wari umushingwe. Ubu twese urabona amoko Imana yaduhinduriye ubwoko, ibisigaye ni karande. Turi ubwoko bumwe gusa. Ariko kera ubwoko bw'iwacu bari abanyiginya, kandi n'abanyiginya, ariko inzu bakaba abatama. Noneho rero batwigishaga ko abantu bitwa abashingwe batera umwaka. Noneho mwabona umushingwe aturutse hariya, umbabarira uri umushingwe, nakubwiye ko twahinduriye ubwoko twese. Noneho wabona umushingwe aturutse hariya, ukirukanka no ku ruhimbi, afata icyansi, nagutanze nabanje amata ya kiroko, nagutanze. Uko niko gutokesha umwaka, niko guhambira abadayimoni. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimumbaze muse abantu batagiraga inka bo batsirikaga umwaka bati. Noneho bene wacu nyine badafite inka babonaga umuntu utera umwaka nabo babaga bamuzi, akirukanka no kwisafuriya agafata ikijumba, nagutanze naza kwirirwa ntariye, akakiryaho. Ubwo akaba yishyizeho uburinzi kugira ngo atirirwe ubusa. Natwe rero haleluya, kubwo kwizera iyo tubonye umurozi, iyo tubonye abadayimoni, turamutanga kubw'amaraso ya Yesu umwana w'Imana. Nta muntu wantera umwaka, nta muntu wankubitisha inkuba, kuko Yesu yavanyeho umwaka n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Remeshekete ramakaya alaye. Mbabwire, nta muntu uraha ufite umwaka kuva waremeye Kristo. Mama kanini nawe uzanye ituro, Imana izaguha ubutunzi. Agaceri nikuzanye izaguha inote nyinshi mu izina rya Yesu. Urumva neza? Uku kwizera ndenga kamere kukurenza imitekerereze ya karande yiwanyu, kukurenza aho umurozi yagushize, kukurenza aho indasago z'abarangi bakurasaze bakagutongera bakakubwira ngo wowe ntacyo uzageraho, uzapfa udagendesheje imodoka, uzapfa udakikiye. Ndagira ngo nanjye nkubwire nk'umugaragu w'Imana isumba byose, uzakikira, uzatwara imodoka, uzajya mu bwami bw'Imana, uzigisha abana, uzabona abakwe bazima, uzabona icyo. Kubera kwizera ndenga mipaka, kubera kwizera ndenga amategeko, ndenga amabwiriza, ndenga kamenyero, ndenga dini, ndenga kinyarwanda, ndenga mihango, vuga ngo ndenga. Buri muntu wese avuga ngo ndenga. Marakata. Haguruka utera intambwe 3 ugaruka imbere, uvuge ngo icyari kinziritse ndakirenze mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ndakurenze wambaraga y'uburozi, ndakurenze wambaraga y'Imana, ndakurenze wambaraga y'ikuzimu, ndakurenze. Merebosheke. Yicarire. Hala mako ya shekete. Kandebe ku isaha. Via. Amavuta numva hangaha. Mwambabariye ndacyafite iminota. Wambabariye mukanshakira umuntu wapfuye Nyagatare mukamuzana hano station. Niyo yaba yakonje ariho ibyuya, muzana umusivira azukire hano, murebe ikimana ihabwa icyubahiro, mumushake. Kandi nawe niba ushaka gupfa nona, gerageza upfureyo kutazuka. Zamurira Imana icyubahiro cyane. Kwizera ndenga mitekerereze, kwizera. Ameneri banga pastor, ameneri banga. Mwumveho gatoya, mucicike. Waruzi kamba, waruzi neza ko kwizera
Bibiliya ivuga ngo nukumva, kuzanwa no kumva, kandi kutumva inkuru, kutumva indirimbo, ahubwo kumva ijambo. Ariko reka mbahe urundi ruhande mutari muzi. Ndubahe, ubu se ugira ngo umuntu wapfuye aba yizeye? Kwizera kwanjye wowe niyo waba utizera. Imana yagukorera ikintu utizeraga kugira ngo ukorwe n'isoni nawe wizere nkanjye. Zamurira Imana yawe icyubahiro cyane. Noneho hari umurambo ntago uba wizera, ariko uragenda ukarenga mipaka, ukarenga miririre, ukarenga amaganya, ukarenga amajune. Babwiye Gideyoni bati, wa munyambaraga we, ugira n'ubutwari, maze azana karande y'iwabo. Twebwe icyambere urabizi ko turi abashingwe b'iwacu, turi abantu b'abacyaba n'abungura imbwa imirizo. Urabona atyo sha ngo icyambere iwacu nta meya wavuyeyo. Ubizi utese hazavayo gavana cyangwa minister, hazavayo urenze meya. Zamurira Imana yawe icyubahiro. Pepe ya Bwana, reka mbabwire impamvu bamwe mutarubaka amazu. Nyibabwire, wowe urabona bubaka ubucurama, ukabona yabega ukavuga Imana yenye zubaka amarongero, kundeba bakomeza banyigizayo. Imana irashaka kukubakira inzu ifungurwa na remote yumwe iza abantu bazajya bareba batuye iteka yamukoreye ibitangaza, natwe tuzamuye kwiza. Impamvu utaragira imodoka, ntabwo Imana ishaka kuguha Hyundai imeze nk'igiti cya muhogo. Urumva Viana, irashaka kuguha imodoka ubwira wandikaho utya ukandikaho kikati ngwino ikistating ikaza ikizana ku rusengero icyo ikihagarika hariya. Wowe iby'Imana iha abandi don't mind, ibyo ntukabyiteho. Jya wishima ko babibonye, ariko uko igutinza, uko ukerererwa, uko ugira amakuba, izaguha ibirenze iby'abandi babo. Aravuga ati ngewe kuba nuzuye umwuka wera biraruta kuba nitwa umwuzukuru wa Farawo. Kuba bantuka, kuba banyita akanyarwanda, kuba banyita akantu karaho, biraruta kwicara mu rugo rw'umupagani ukorera ibigirwamana. Biraruta kuba mu rurembo ntunzi inka. Biraruta kuba mfite nk'igihumbi mfite abarangi imboshye. Arusha wari wabona umuntu ufite abarangi ari n'umukire akundaga mikacha, ariko basoza aribo bamwiyici. Bwira mugenzi ngo ibyo ubona mwene so yabonye, ngewe mu ndindi umpanagura mu maso mfite umunuza yanjye. Wa undi waje guhanagura umuntu hano, otyo ubwo n'ubuhanuzi. Nawe bazagusasira imyenda mu izina rya Yesu. Yesu we, iki cyubahiro ni icyawe n'iyi tapi, nanjye reka ngendereho nk'indogobe. Zamurira Imana yawe icyubahiro cyane. Pepe ya Bwana, haleluya. Umva hanurira ukwegereye utatigise, utirebesheje utya, utakanuye amaso, umubwira uti ndakubwiza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ubwire ko Imana izaguha ibintu ndenga kamere. Mungirire umuntu utabivuga umenye ko afite nyabingi, utabivuga umenye ko afite nyabingi n'abacwese. Bibwire mugenzi wawe, umuntu utabivuga umenye ngo afite nyabingi. Reka tujye muri Mariko aho navugaga. Kande haje umusivili afite ikibazo, umwana we yarwaye, warakizerera mu kiganza. Naho umukecuru avuga ati ikiganza. Umumama warwaye kuva aravuga ati ngewe ubundi ikiganza cy'umwami no kunkoraho mba nanduye gusa, aba yanduye, ariko ngiye kunyura penetrating mu bantu. Ubwo ndavuga ntakumirwa, ariko ndimo ndavuga hano ambaja. Haleluya. Pasavia umugore anukira abantu aravuga ati ntacyo ndabanukira, nta n'uwo nsaba uruhushya rwo kugira ku mwami wanjye. Mbwirira mugenzi ngo sinsaba uruhushya abarozi, sindusaba leta, sindusaba meya, sinsaba uruhushya rwo kuvugana n'Imana. Haleluya. Hari uwo leta yigeze ibuza kuza gusengera.
hari uwo yabujije kujya amasengesho, hari uwo yabujije kugirira neza mugenzi we. Vanaho ubusivili, gira kwizera ndengamitekerereze, ndengamipaka. Glory be to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Mva bawareze gucuranga. None baba badutapfunira itabi, amajotsi n'amaboko byuzuye impigi, ibyo byose Yesu yabitukuyeho, azaduha amahoro. Umwami Yesu, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, kuko yatwitagiye. Kwizera ndenga. Hanyuma umva, Yayira yadepoje, yandikiye doctor, ubundi kubonana na muganga 1,100, kubonana na muganga 200. Ejo buri nabwiye umuganga nari ngiye kwiyozesha amenyo, kwa kundi ko ujya hariya bakakoza amenyo. Noneho mbwira umuganga, ariko kuki mwumva mwigira abantu bakomeye cyane? Kubonana nawe nisubu, kubonana nanjye mudayimoni ukakuvamo, kuki batanyishyura? Zamuri. Haleluya, haleluya. Kubonana na muganga, nawe ndagira ngo nawe ubonane na muganga Yesu. Bayayiro bakiraho, bayayiro bakiraho. Ariko ngiye gukora ibintu theology yaza. Buriya ngo babwiye umukecuru umwe, baramubwira bati tugiye kubona abaterankunga, ariko dore kwa gusakuza kwanyu, kwa kundi uko mwabaye musimbukana bazimurinda na korari, mukagira Imana muceceke, twabonye baterankunga. Kandi rero barangije bareba umukecuru mwungana bati, rero we kanakuze, ni wowe kwira ukunda gutera haleluya cyane, turakwinginze dore haje abanyamerika bagiye kuduha inkunga kandi nawe baragufasha, rero uceceke nyiburi uyu munsi ntutere haleluya, noneho turebe abera uko badukura mu bukene. Maze abana bararirimba, maze umwuka wera aramanuka. Umukecuru ariyumanganya kubera abazungu, ariyumanganya kubera imfashanyo. Yumva umwuka wera amubwira ati, ariko kuwajya gundamya na haleluya. Ageze aho pati ati mwitonde, kandi murabizi ko nababwiye ati abantu ntibajya bakunda gusakuza, inkunga bazizanye, nawe rero kanakuze. Umukecuru ageze aho ati haleluya, atize ibyo bintu byabo babitwara, ati haleluya, impano zabo bazireke, zamurira Imana yawe icyubahiro. Haleluya. Nawe vuga ngo haleluya. Imizi niba abarangi bafite ibyo bakwijeje babireke mu izina rya Yesu umwana w'intama w'Imana. Kwizera ndengamipaka, kwizera ndenga kamenyero na kamere ya muntu, kwizera ndenga kamenyero k'abanyarwanda, inyoko nyarwanda imenyera Imana. Ngiye gukora icyo theology yanga gusa kubera umwuka wera, impano zabo bazihorere, impano zabo bazihorere, impano zabo bazihorere. Ndabikoze niba hari uri bume washaka kumpa amafaranga ngo subire Nyagatare, ayareke, ariko ndabohotse. Zamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Umugore araza, Viana araza, protokole za Yesu azihindura ubusa, anyura mu basivili. Bwira mugenzi wanjye jya unyura mu bibazo by'iwanyu, abagiye kugemura amata, bagiye koza inka, jya unyura muze masengesho. Zamurira Imana yawe icyubahiro. Haleluya. Zamurira Yesu icyubahiro, zamurira Yesu icyubahiro. Ahanyura atya, ntawe umureba, aravuga ati banyitaho indwara yamarishije amafaranga, nta abavuzi ba gakondo bo gakizwa n'Imana, abadayimoni bo kwicwa n'Imana ku manywa y'ihangwe, inkuba ikabakubita. Abarozi ba ibirwara ibindi anyuramo, vuga ngo anyuramo. Nta muntu yagishije inama agira ati arasesera, abagira ati abanyuramo nta protokole, anyuramo arazamuka, aragenda agira ati
nta muntu yitayeho. Yayira ntago baragera iwe, ntago barakiza umukobwa wa Yayira. Haje umugore urwaye warembye, anyuramo afata kuri Yesu. Kaza kwisha manene. Kwizera kuzatuma ufata Imana ibibazo byawe ubirenge. Nta mafaranga washize muzamurira Yesu icyubahiro cye. Haleluya. Yesu araza aca mu bantu. Yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu. Amuturuka inyuma akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Ninkoraho imyenda ye gusa ndakira. Ibyo minota 15 nshigaje. Aca mu bantu. Bane aca mu bantu. Urimo uracyumva kikurimo? Aca mu bantu. Harya witwa nde? Ndongoza arabyumva. Aca mu bantu. Oh, hallelujah. Ya. Master, ntabwo karande zo mu Batama hariya zasinyiye ikibari cyo gutwara imodoka. Ndakurahiye nuko naciye mu bantu, nca mu Batama mbacaho. Dore ni mwene wacu kugira ngo ube pasiteri. Umva, Abatama biwanyu hariya ntibagusinyiye, waciye mu Batama. Ca mu bantu. Bwira mugengo ca mu bantu. Ni wacu nta ngorofani yabagayo. Ca mu bantu. Aca mu bantu rabashikara mama. Aca mu bantu rabashikara mama. Aca mu bantu Yesu n'umwami. Aca mu bantu rabashikara mama. Washira imbaraga z'umuriro. Aca mu bantu rabashikara mama. Yawe waragaca mu bantu. Wamudama aca mu bantu rabashikara mama. Washira imbaraga, washira umuriro, washira gusirwa, washira kuzuzwa. Yesu n'umwami. Yumvise ibyo bavugaga Yesu. Buretseho gatoya. Kandi reka nkubwire, aca mu kivunge cy'abantu. Urupfu rumaze iminsi rutwara abantu. Mu bantu bateganya gupfa uyu mwaka cyangwa uzaza, ntabwo urimo kabisa. Ntabwo urimo, ndakubwisa ukuri. Pastor, reba izi nyamaswa, izi ntare wicaze hano n'amavuta yazo. Reba iriya ntare kazi, reba izi ntare zose. Reba amavuta. Uregura umugabo ukwiriye ituro. Zamurira Imana yawe icyubahiro. Haleluya. Pepe ya Bwana haleluya. Ayayayaya. Aca. Bwira mugeze ngo aca hehe? Umva, hari igihe umuntu aca ku isafuriya. Ejo nari mu bukwe, hari umuntu twashingiye ushinzwe amafaranga ahantu, sindi bumuvuge. Umukristo wanjye abona umukwe mwiza. Icyama Imana ikazaguha umukwe mwiza ufite umwuka wera n'amafaranga. Noneho agakobwa kanje nako ni keza kweli, ni mwiza. Noneho haleluya genda ari mfite amasengesho. Maze amasafuriya yarari aho ngaho. Bari batetse ibyo kurya ubushobora kubireba nkawe mugenzi utarakomera cyane muri ibi bintu, ukaba wavuga uti nyasoreje hano. Ariko kwizera gutuma umuntu aca mu masafuriya, umuntu aca ku masahani akajya gusenga. Kwizera gutuma umuntu aca mu masafuriya akajya mu kuririmba. Haleluya. Kwizera gutuma umuntu aza gucuranga. Haleluya. Isahani y'inyama iri mu rugo. Kwizera vuga ngo aca ku masafuriya. Aca. Haleluya. Basa. Haleluya. Kwizera gutuma umuntu aca ku mukobwa ufite ikibuno n'amaribori, ugenda akizu ukamureba ukumva wanaruka gusa kubera umwuka wera. Kwizera gutuma uca ku bintu bigusha abantu, ibibagushuka bicaho, ubicaho ukigusa gusa. Kwizera vuga ngo kwizera. Haleluya. Shetani urabeshya. Somira ijambo nsoze, nshigaje iminota 11 aca mu bantu. Ubwo nshigaye nk'itandatu, 5 ya pastor. Sigaje 6, 5 ya pastor. Noneho nsomira muri Mukuva 14 umurongo wa 15.
iyo nkugeze imbere ndatuza amahoro yawe ameze nk'imigezi binyibutsa kuri umubyeyi wanjye kuko mufite ntacyo nzatinya uri inshuti idasanzwe ni wowe nzigamyeho uri inshuti idasanzwe nzagusanga aho wishe wowe maze nicare mu gicucu cyawe nzazengurukira imbere yawe data uri inshuti idasanzwe ni wowe nzigamyeho uri inshuti idasanzwe nzagusanga mu bwihisho bwawe maze nicare mu gicucu cyawe zirukanyira imbere yawe data uri inshuti idasanzwe. Haleluya. Amen. Pastor uranyumva neza aba bantu bazihe turaryari uzongera umpamagare ariko ntacyo gasa service ya kabiri ahubwo mwageze ku irembo hariya mwabarungurukira nanjye Viana mugahita mwivanga ni ya kabiri nanjye nkabareka ibira Viana nkamuzahuza mukinjira no mu ya kabiri nsoze. Haleluya. Soma nshuti y'umusaraba soma. Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira bwira abisirayeli bakomeze bagende. Umva Mose yari unstoppable. Mbwira mugenzi wawe ngo nta kizahagarika isoko yanjye y'umugisha. Haleluya. Niki gitumye untakira kamba ariko reka mbabaze mwana araribonye mwezi Imana Pasa Kosima Pasa Kambana muze ubu koko Mose ntiyari afite icyataka ubu yatakaga atababaye mama Pase tuvugishije ukuri icyatakishaga Mose n'icyari gihari. Mbwira mugenzi wawe uti nkubwishije ukuri ndetse ukuri pe ikigutakisha kirahari n'ikikwabaje tariki Imana irashaka kurenga icyo kintu ukareba inyuma yacyo. Mbwira mugenzi wawe tukareba iki inyuma yacyo hanyuma reka twumve. Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira bwira abisirayeli bakomeze bagende nawe umanike inkoni yawe urambura ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Okay, noneho ngerera ku murongo wa 24 aho riho nsoreza niho nsoreza dutegereze service ya mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamure mu nkingi y'umuriro n'igicu yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba. Ndagira ngo Imana unezeze Imana nirangiza irebe umurozi wawe. Biravuga ngo amaturo mwanzaniye azatuma mpana barozi. Amaturo mwanzaniye amaturo y'Ubuyuda azatuma mpana umurozi niko Bibiliya itubwira. Haleluya. Ndagira ngo Imana ni kwitegereza itikarebana kabonye gene ihiti hano umurozi wakurogaga ihita yica kanseri mu mubiri wawe ihita arabitegereza bacikamo igikuba. Reka mpanurire yowe ndagira ngo Imana irebe umusozi wawe uri imbere yawe ubure gusa. Hano hari umusaza waje akajya bamureba ko hayi baba we duhungire he yari Imana noneho bamwihisha. Ndagira ngo Imana irebe abanzi bawe babure gusa. Zamurira Imana icyubahiro. Arabitegereza bacikamo igikuba bituma akura insiga ku magare ibifaru bya drone zabo zicika amababa burende zose zirashwanyagurika kubera ijisho ry'Imana gusa kubera kureba gucya. Abanyegiputa baravugana bati duhunga abisiraheli
kuko Uwiteka abarengera Aha. akarwanya abanyegiputa. shikaje iminota 6 yamuzehe ni 5 pasiteri uwanje numwe muhaguruke. Uwiteka araturengera. Sheketere boko yashata umuprotokole mwiza nankurireho ano madolari ankurireho aya mapawundi izi miliyari bampaye azikureho ashire hariya. Uyu ni wa mama w'ipendo ngukunda yutera ipendo cyane. Imana yo mwijiri kurebe neza. Manika amaboko yawe. Ndategetse mu izina rya Yesu. Buri cyakurwanyaga cyose n'icyari gihagaze imbere yawe nk'inyanja. Ndagira ngo Imana iguha amaso urebe ibintu nk'uko Imana ibireba. Ndagira ngo urebe ibintu nk'uko kwizera kubireba. Ndagira ngo ureme ibintu nk'uko Imana ibireba. Zamura amaboko yawe. Mu izina rya Yesu Mwami Imana yacu. Ndasenze ngo ibibazo byari imbere y'aba bantu banyure mu bantu bigishe kwa advancing imbere yawe. Umwuka wera bibafashemo ukuza impano zabo zo kwizera kugira ngo barebe ibintu nk'uko bireba. Waje arwaye akire, waje afite amaganya aveho, waje afite ibibazo, waje afite ubukenya uyu munsi mwongereye iminsi yo kubaho n'imyaka yo kurama, waje afite ideni uryishyure mu izina rya Yesu. Amahoro ya Nyagasani n'abane namwe. Reka twongere duhuze ibiganza tumukoma amashyi. Arakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Turamushimiye kandi turacyari hamwe. Araza kuza gukomeza ibyo atavuze, araza kubikomeza, ariko mwebwe muraba